Reka nongere mbaha ikaze rero, mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbaha ikaze Jean Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Muhirwa ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu kholokhim dilohot hayom. Tugiye kureba iki uyu munsi. Uyu munsi tugiye kureba Evanjiri ya Tomasi. Benshi mushobora kumwumva ariko yakuwe muri Bibiliya. Reka nze nyikugezeho nk'ukuntu Evanjiri ayo kwiga umuntu akayimenya. Mbere yo kwinjira rero, reka manze mbasuzume izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo na Muhirwa, Imana yawe, Imana yacu twese, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach abenshi bakunda kwita Kristo. Nkuko mbikubwiye rero, reka twinjire mu Evanjiri ya Tomasi. Ikaba ifite icyo bita imvugo 114. Uyu munsi turareba imvugo ya 4, 5, 6, 7, 8. Ariko reka mbasubiriremo ibyo twarebye mu mvugo ya mbere na kabiri na gatatu kugira ngo mbibibutse. Imvugo ya mbere igira iti: hahiriwe umuntu wese uzagira ibisobanuro akagira ubumenyi kuri Evanjiri ya Tomasi, kuko azabona ubwami bw'ijuru. Imvugo ya kabiri rero iravuga iti: nuko niba ushaka komeza ushake, nushaka uzabona, nukomanga uzakingurirwa. Ariko Bibiliya isanzwe dufite iratubwira ngo shaka nushaka uzabona. Evanjiri ya Tomasi yo rero irakomeza ikagera kuri katubwira ngo shaka nushaka uzabona, nubona bizagutangaza. Nimara kugutangaza bigutera ubwoba, ugira ubwoba bwinshi cyane n'ubushyitsi, ariko numara kugira ubwoba bigutangaje cyane uzahita uyobora byose, ujye hejuru ya byose. Bivuze iki rero? Iyo umaze kubona ubusobanuro bw'ijambo ry'Imana rikagwinjiramo neza, uri kusaba n'Imana, uyobora byose. Imvugo ya gatatu rero ikatubwira ngo rero bazakubwira bakuyoboye ngo dore ubwami bw'ijuru buri hariya. Abandi bakubwira ngo buri hariya, bamwe bazanakubwira ngo buri mu kirere. Niba bakubwira ngo buri mu kirere, inyoni zazagutanzeyo. Abandi bakubwira ngo ubwami bw'Imana buri he? Buri mu nyanja, amafi azaba yagutanzeyo. Urumva ko Evanjiri ya Tomasi ifite inyurabwenge rihambaye. Reka turebe icyo imvugo ya 4 ivuga maze twinjiremo. Mbere yo kwinjiramo rero neza, kandaho like. Manzo kandaho like kugira ngo ukuri utakumva abantu bose kujye kugera ku bantu bose, kandi wibuke ko uko mubwira iteka ukuri kubohora imbohe, kandi ukuri uko byagenda kose kwishakira inzira. Imvugo ya 4 rero, imvugo ya 4 iragira ngo muri icyo gihe umuntu w'umusaza ukuze ntabwo azatinya kubaza umwana w'imyaka 7 ibyerekeye ubuzima. Nabimubaza ibyerekeye ubuzima, nibwo uwa mbere azaba uwa nyuma, n'uwa nyuma akaba uwa mbere. Nuvuga ngo iki? Umwana muto ushobora kumureba ukamusuzugura, ariko ushobora kumubaza ibintu byerekeye ubuzima akaba yatuma ubuzima bwawe bumera neza. Imvugo ya 5 reka tubwira ngo nuko Yesu arababwira ati: numara kumenya neza kubona ikiri imbere yawe. Hari ibintu bituca imbere ntitubyiteho. Icyo gihe numara kumenya ibintu biri imbere yawe, bica imbere yawe, n'ibiguhishe byose bizagaragara. Bivuze ngo iki rero? Nuvuga ngo iyo umaze kugira inyurabwenge ukareba ugashyira umutima ku bintu unyuramo iteka bikuri imbere. Nuvuga ngo byose tuvuga ngo biduhishe byose biri imbere yacu, ariko ntabwo tubibona kubera ko nyine ntabwo tubishaka. Noneho imvugo ya 6 iramubaza. Intumwa ziramubaza ziti: ese urashaka ko twiyiriza? Bimwe byo kwiyiriza, abantu bakiyiriza ubusa kugira nyine bashake amaso y'Imana. Umva ukuntu Kristo yabasubije. Kristo yabasubije ati: nimuramuka mwiyirije ntimuzabeshye ko muri indyarya, kandi ntugakore ibyo wanga. Ntugakore ibyo wanga, kuko byose amaso y'ijuru arabibona. So baramubaje bati: ese twiyirize, twakwiriza gute? Nano Kristo mw'nyirabwenge ye arababwira ngo ariko se kuki mukora ibyo mwanga? Ntimugashaka gukora ibyo mwanga, kuko ibyo mukora byose amaso y'ijuru arababona, kandi nta kintu na kimwe gihishe kitazajya hagaragara, kuko nta kimwe kiri mu mwijima kitazajya ku mugaragaro. Urumva kwiyiriza ni ibintu bitoroshye.
nuvuga ngo kera, icyo gihe kera mu gihe cya Kristo hari n'uyu munsi hari igihe abantu biyemeza akavuga ati ngiye kwiyiriza, akabigambirira ariko akabikora atabishaka. Ntugakore icyo wanga, kuko amaso y'ijuru areba hose. Imvugo ya karindwi, wumva ukuntu itangaje. Kristo arababwira ko yari imvugo akoresha agenda abacira nk'imigani. Ku mvugo ya karindwi rero arababwira ngo hahirwa intare iyo ibaye umuntu, iyo imaze kuribwa n'umuntu. Hahirwa intare iyo ibaye umuntu, iyo imaze kuribwa n'umuntu. Ariko havumwe umuntu intare iriye, noneho ya ntare ikaba umuntu. Urumva ukuntu iyi mvugo ijimije. Hahiriwe intare iba umuntu iyo umuntu ayiriye, noneho havumwe umuntu intare iriye, noneho ya ntare ikaba umuntu. Bivuze ngo iki rero? Ni ukuvuga ngo hari igihe twebwe twicisha bugufi cyangwa se twigira cheap, tukaba nk'ibisimba bidafite umumaro, aho kugira ngo tube abantu nk'abantu b'umumaro. Ni ukuvuga ngo umuntu niwe ufite akamaro cyane kurusha ya ntare. Weho rero umuntu cya ya ntare, noneho iyo ntare aba intare muntu, aba ari weho kuko wayiriye. Kristo yari ahambaye cyane. Noneho imvugo ya munani iratubwira ngo umunyabwenge ameze nk'umurobyi ufata urushundura rwe akarunaga mu nyanja, noneho yamara kurunyagamo akazana udufi twinshi, akaroba udufi twinshi cyane. Urabona umuntu nazo urushundura mu nyanja akazana udufi twinshi, yatavuga ndabona ikintu. Ariko umunyabwenge abigenza gute? Umunyabwenge afata twa dufi akadusubiza mu mazi kugira ngo afate igifi kinini. Urumva? Kristo yarahambaye. Kristo yarahambaye cyane. Umunyabwenge nufata urushundura rwe akarunaga mu nyanja, yamara kurunagamo hakaza udufi twinshi duto, noneho akatureba akibaza ndaturya nk'isambaza cyangwa se ndatworora. No, umunyabwenge ahita afata twa dufi dutoya akongera akadusubiza mu nyanja kugira ngo afate igifi kinini. Urumva mu buzima bw'uyu munsi, iyo ushoye ukazana utuntu twinshi cyane, uraduteranya ukongera ukadusubiranya kugira ngo noneho ugende ugere ku gikorwa gikomeye. Urumva izi mvugo zari zizimije kandi zikomeye cyane. Imana iratubwira rero ngo ufite amatwi niyumve, ufite amaso niyumve. Reka ngusubiremo imvugo ya munani. Hahirwa umuntu w'umunyabwenge umeze nk'umurobyi ufata urushundura rwe akarunaga mu nyanja, yamara kurunyaga mu nyanja hakaza udufi dutoya akatureba akatusubizamo kugira ngo afate igifi kinini bitamugoye. Ufite amatwi niyumve kandi ufite amaso narebe. Urumva rero izi mvugo zari zimbye cyane, zirimo ubwenge, zirimo inyurabwenge rihambaye kugira ngo ryigishe abantu ubuzima, yaba ubuzima bwa buri munsi, yaba ibyo ducamo. Urumva rero ko umubisha yafashe ibi bintu byose arabisha. Kandi wibuke ko Tomasi wa wundi udapfa kwemera umwemera gato niwe yabwiye izi mvugo. Izi mvugo rero Tomasi yarazanditse, amaze kuzandika urabona ko nyuma y'imyaka bijya kugira 2000 izi mvugo ziri kugenda zigaruka. Ubwo akaba ari ubutumwa bwa Tomasi mu ivanjiri ya Tomasi bakuye muri Bibiliya badashaka abantu bamenya. Urumva inyurabwenge zirimo zazijimije. Abo twabanye rero nkaba mbashimiye, mujye muza musangize abantu ukuri, ukandeho like kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane. Kandi namwe mukomeje kwiyandikisha amanywa n'ijoro, bigaragaza ko mukunda ukuri. Nawe utarandikisha subscribe kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane. Nkaba mbashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, todahaba, tov meyot.